Mbanje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kuba mudukurikirana n'igiciro kinini ndabashimira cyane. Ngiye mwumva kandi ugiye kubagezaho ikiganiro ndi Yvonne. Uyu munsi nabategura izina ryiza cyane rihabwa n'umukobwa ariryo Liliane. Reka turebere inkomoko y'izina Liliane, imico yabo, ibyo bakora ndetse n'ibyo banga. Gusa wakora subscribe kugira ngo ucikwe n'ibiganiro. Nguhaye ikaze. Liliane ni izina rifite ubusobanuro ryihariye, igaragaza umucyo, ubuhanga n'imbaraga z'umutima. Risobanura umuntu uzana umunezero, ufite urukundo rwo guhanga no kugaragara mu byo akora. Abitwa ba Liliane akenshi aba abantu bagira ingaruka nziza ku bandi, bakazana ibyishimo n'icyizere aho bageze. Inkomoko y'izina Liliane. Izina Liliane rifite inkomoko mu mazina agezweho akomoka mu ndimi z'amahanga, rihuza amajwi agaragaza ubwiza, ubwigenge n'imbaraga z'umwimerere. Rifite ishusho ry'izina rigezweho ridasanzwe kandi rifite ubusobanuro gihuza umucyo wa kera n'uw'iki gihe. Imwe mu mico n'imyitwarire ya ba Liliane. Liliane ni umuntu ufite ibyiyumviro bikomeye n'umutima ukomeye. Bakunda kwihagararaho no kwigenga. Bafite ubwenge bwo guhanga n'ibitekerezo bishya. Ba Liliane kandi bakunda kugaragara neza mu bandi. Bafata ibikorwa byabo ku mutima, bakabikora bafite intego. Bimwe mu byo ba Liliane bakunda. Ba Liliane bakunda kwigenga n'uburyohe bwo kwigira. Bakunda guhanga umuziki, imideri cyangwa ubugeni. Ba Liliane kandi bakunda abantu bafite icyerekezo cyiza n'ibitekerezo bizima. Ba Liliane nanone bakunda ibintu bishya n'impinduka nziza. Ba Liliane kandi bagakunda umuntu ufite intego n'ibitekerezo bizima. Gusa wakora subscribe kugira ngo ucikwe n'ibiganiro. Reka turebere hamwe none ibyo ba Liliane banga. Ba Liliane banga gutegekwa bihambaye. Ba Liliane kandi bakanga gukandamizwa. Abantu batizera ubushobozi bwabo ntibabakunda. Ba Liliane banga uburyarya n'ubunyabwenge buke. Ba Liliane kandi ntibakunda kugaragazwa nk'abatafite ubushobozi. Ba Liliane kandi ntibakunda inshuti zitagira intego. Ntibakunda agakungu, bazi ubwenge kandi baritonda. Mu buryo bwimbitse, Liliane ahagarariye umuntu ugezweho, ufite icyerekezo n'iterambere ry'imbaraga zo kugera ku ntego ze. Ni izina rijyanye n'abantu bifuza kuba indashyikirwa, kwigenga no gutanga umucyo mu buzima bw'abandi. Izina Liliane naho rirangiriye. Niba wakunze iyi video nagusaba gukora subscribe, share ndetse na like, ukanyandikira muri comment ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo. Nimuzacikwe n'ibiganiro bitaha. Murakoze, mugire ibihe byiza.